we kwiheba nshuti hura, umwami Yesu yaranesheje. Ese wumva ushaka kureka byose? Wumva nta cyizere gisigaye mu buzima bwawe? Ndagusaba umunota umwe gusa ugende. Hari ubutumwa bugenewe wowe uyu munsi. Bibiliya iravuga iti Uwiteka ari hafi y'abamenetse umutima, akiza abafite umutima umenetse. Hari igihe mwene data, igihe ubuzima bugeraho bukakunaniza, ibibazo bikaba byinshi kuruta imbaraga ufite, inshuti zikakureka, inzozi zawe zikagwa hasi, ukibaza uti ese koko hari impamvu iriho? Ndagira ngo nkubwire ngo si wowe wenyine. Hari benshi banyuze muri ibyo bihe, ariko uyu munsi babiciyemo bameze neza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wiyumva utameze neza, wihebye, umutima uremerewe, uyu munsi Yesu yaranesheje. Munsi Yesu ari kumwe nawe. Niyo waba ugeze aho wumva ntacyo usigaje, Imana yo ntikurekura. Iravuga iti sinzagutererana kandi sinzaguta, kuko nkuhora hafi. Nta joro cyangwa se amanywa nzaba ndi kure yawe, sinzagusiga, sinzaguhana. Kandi umwami Imana arakubwira ngo ndakutangariza ko nta mibabaro ihoraho Imana ifite itakumarira. Ikindi, Imana igufiteho umugambi mwiza, si umubi, ahubwo ibyo yibwira kukugirira ni ibyiza, si ibibi. Reka turebe ke Dawidi atubere urugero rwiza. We yabonye ageze aho yumva yihebye, amarira ari menshi, yumva nta cyizere asigaranye, ariko abwira umutima we amagambo akomeye cyane, avuga ati kuki wiheba wa mutima wanjye we? Jya wiringira Imana, bityo uzanesha. Dawidi reka atubere urugero rwiza, kuko ntiyemeye kuguma hasi, yahisemo kongera kwizera. Mwene data, nawe ongera kwizera nubwo uri mu bintu bikugerageza bituma ucika intege umunsi ku munsi. None uyu munsi ndakubwira wowe uri kureba iyi video, ubuzima bwawe bufite agaciro. Ntabwo uri impanuka kuvuka, kubaho kwawe ntabwo ari impanuka. Umwami Imana yakuremye bitekerejeho, nturi wenyine. Imana iracyagukunda, kuko yo ubwayo yarivugiye ati sinzagusiga, sinzaguhana. Yemeye gutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo uwo mwizera wese atarimbuka. Ndagira ngo nkubwire ngo wizere Uwiteka Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Ntukarangize iyi nkuru yawe aho Imana iri gutangira. Imana iracyatangira, irarangiza umugambi mwiza igufiteho. Fata icyemezo kizima uyu munsi. Senga even niba nubwo amagambo yawe yaba make, mubwire ibikuremereye umutima, kabona nubwo wavuga wongorera, Imana irakumva. Bwira Imana uko wiyumva, vugana n'umuntu wizeye, ntugume wenyine. Soma ijambo ry'Imana rizaguha imbaraga nshya. Shyira amaganya yawe ku Mana, kuko igukunda. Niba wumva uri mu mwijima uyu munsi, menya ko umucyo uri hafi. Amarira ashobora kumara ijoro, ariko ibyishimo biza mu gitondo. Ntukihebe, ejo hawe haracyari heza. Niba ubutumwa bugukoze ku mutima, like, share, ushobora gufasha undi muntu uri kwiheba uyu munsi. Niba ukeneye gusengerwa, andika hasi ndi wenyine.